Mana we mana. Giza! Ndaguzi ko wa mugabo w'umugore we yateye inda yabyaye. Komera. Komera kujyo kitaho. Wakomera. Amasho. Gori warabuze. Oge mwafatane mwarekurana. Ariko mwana tukunaga nukukubota. No kuhoba bandi no ndabaye. Ko mutwe urarenza irindi jambo tari wandega amatwi ndahita ngufata ngute ngukubita mwisafuri nutapfa urabura umuntu w'umugabo. Akamabwira umwana mutuge gutangara kumwita amazina kano kanya. Kurikije ikintu namubonye ngiye nzamwita Nyanza mureke Imana mumbere w'ifiriti Mariso atazamukunda zamusanga iwabo. Nuse wa mugabo mbite kibazo iryo nizina cyangwa ni umuvugo. Mwirukanze mutise umwana wanjye izina. bafitaga ibinamburi biba bikwegeye n'ibikoresho ziri hafi barangiza aho kubaka ubundi ugashiramo umuriro mwinshi. Nabana kosha bizi komera amakuru muhaguruke mbabwire wemwe ntabwo mwamanye ibyabaye nibasi harimo ibiryo wanjye yabyaye mugabo wanjye yabyaye wa undi wabagari kuzerera umubuka none uramva ikintu cyo nshaka mujya guceyeya munzanire ngurajya umuceri natetse ndabibahereza mwatetse iki twatetse ibyo byiza ariko ibijumba ntabwo biri yandabye ibijumba ndetse n'umuceri harimo umuceri inyama ifiriti biragize mujya kunjyaya ndabyo mushaka tugende guceya ndabahemba ngewe ninde wabyaye ni mama mudogo haba umuhungu haba umukobwa bose ni abana tuzabaheka nitudaheka duceyo zanagaku zanagaku uzewe zanakoga ndagusirase ko mugabo ko yabyaye Ndaguzi ko wa mugabo w'umugore we yateye inda yabyaye. abimenyera ese ko n'umusaza yirirwaga mu mirima ze mu iraruguru Kuri ngusaho bamwe nabimenyera akumva umbase none yabyaye iki yabyaye iki Naryo yirihuri. Yeso wa mugore we buso akumwe yapfuye ni muzima arahaba naricaye ari kunywa agakoma ari kugahuro byari ndende gutapfuye ari kunywa gisasu ese yabyaye iki yapfa nirihuri yabaye irihuri ngakasa mbaga agakwe gira vuba muze umusaza wirirwaga mu mirima ndamenye iby'iyi karitsiye wese ntabwo uzi ko uriya musaza watabitaga umugore wasaye ariko ntigaza kubafatira muri epfo mu mukoki Anagada gutapfuye ariko narwo amaye rukwe ariko sisa agamba zindi Umusaza ko wagana ndaye n'iki. umusaza ibyo nabyo kafite zagara sisa uri gutumuga wadara sa mugende agacaye sauna wonde nando kwa mugore wange kugenda musigana ngamunyogote bwo sitsombanze sa mana ugipfa mana we ewe ko ndombombe mwa akoza kangalo ndakaona gasungu Bikora bino kona tsaya tsajara none dore yabaye madamu kandi kukwitaho neza Namenye umuntu nashobora kukuzaho. kwenda kibazo mungu baberaho wabyaye Nunda na nyogota. Ubu ndisi. No kutyo ibintu biba bimeze. uzaje akareka bashi amakuru ki komera kujyo kitaho amasho sigori warabuze Oge mwafatane mwarekurana. komera Babandusi.
komera bijanye amakuru kisi barandika kagatebe twabyaye hano dufite ibirori madaba musuhuza mukomere nshaka amazi yo kunywa amuda n'agatebe si genda ukazana cyangwa haguruka yicaye ariko makomeye ngo urajya kuzana agatebe wamaherezo iyo yase ndagarinde abagore bikigiye ko ariko basigaye ese umuntu w'umusaza azaga ari gutareba mu safuriya ata n'agahomo kawe kwita mu muze dabirayi ziriya pfunda wari wabikura dabirayi shawu wari wabikura nabikuye yego komana kabutari wazaniyeho n'agakapu turizinga mu bintu by'amagambo tugomba kumenya ngo ikiduteranyirije hano ni iki n'ikikuzanye komera radi mwakuba ko mwakomeye turakomeye turaho nose ariko nawe rero waratwanze ndakubanga ndakujwe ibura umugabo wawe yandambangamira ko ndayo wari ukomeye nangomeye ariko mwana tukunaga nukukurota nagaze kumva nagaze kukurota nagutemberezera mudakwado kuma nagutembereza banjani Kigali sawa kanyagwe ndagurisha kwa muri mabwa bagwara ariko ye mugabo ye musa uri kumujyana Kigali hano ndamugabo wogira karaka nata cyangwa ngizambayeho nukurota ukundura icyiza ndamenya nugundi munsi ninongera kubona uzanye ibyo bintu uzi ko kubera kujyana ndikubaza ikintu kimwe uvuye iwanyu uzanywe n'iki bakubwiye ko habaye iki bwana abana bageze wanze akubati ngo ari mude wabyaye utwande akunda kugezeho naje kugusuranye tegereza ko nandi umubyeyi cyangwa ko nandi umugabo ariko ndikunda kumenya n'amabere uri umugabo guteganya ufite amabere nimba narahuye n'ibizazane bivuze ko naba umvasi ahubwo si byabijumbazi ibijumba utujumba turi mu wanjye uzi ko usigaye uranyanga kera wari ukiri agakobwa urabona n'ubu ni abagakobwa wari wibona iyo sura yahiye cyangwa ndabyo wari wabona yahishijwe nande iyo sura uyu nguyu ni inshuti yanjye ubwo mutwe urarenzaho irindi jambo utari wandega amatwi ndahita ngufata ngo ute ngukubita mu isafuriya nutapfa urabura umuntu w'umugabo Umvishe bya bintu byabaye ibihese wa mugabo ngo yabyaye uwuhe undi wo mugore we yitunatunye ngo amutere inda usundura kurinda witunatuna kandi ngiye muganga ko namubyaje kandi ngiye ufite ibizamini ubwo igihe cyose uba wabwejaguriye ibintu imanza imana ziko abagore burya baba badufitiye utukoryo twinshi kariya ni agashyi umugore arifata atera umugabo inda ese uri kumva bishoboka aha ntabirenze nyine ariko nyine uko twabibonye tugomba kubyakira none twabigenza kuko nibyo wabonye ariko ngo ni wowe wamubyajije nose ko namubyajije kugira mbivuge ndikubitamo n'ingumi yewe ndakazwa kumbi minisitiri atari yashira iteka kwa ririya tegeko ry'ubuhame n'uburinganire abagore uzi ko bari barahejwe mwa cyane bari batubikiye biriya bintu byose cyane ariko ese ubundi reka tureke gutinda yabyaye yabyaye igi nyine yabyaye nyagasani mama niyo senyoriti rubavu twatarara ngo yabyaye igi igi ngoko nayo nayobewe niba yararyamanye n'ingoko nayobewe umubyaza igi ndaribi nyine so ntago wumbiwe tugende turebe ko twajya wenda kwita umwana izina kwita igisi umwana bari kumwita igi cyane kuba binakenewe nose icyo ndarikiremwe ndarivagamo n'umusha ariko reka nkwereke kumva hajye mudugudu ibintu byose byabaye mu gihugu kubera yabyaye igitangaza ndamuvuganira bamushire mu karere ku bantu bazwi n'akarere bamujyane ku rwego rw'igihugu noneho baze no kumuhemba kumva ibyo bintu atari byo ko bimeze ahubwo tugende ducunguze uburyo bw'umwete reka tujye kureba mu gihe uri mu rugo rw'abandi ugomba no kugendera ku mategeko y'aho wasanze tubyihorera urimo n'ibyo uri kujya ntabwo twaje neza reka mbabaza ubu ngubu uri buno buryango ninde uri kwita undi mugore
n'uyu mugore uyu mugore n'uyu ndabona uyu umugore n'uyu ngende uyu umugabo mugore ni n'uyu njyewe wabyaye wabyaye ni njyewe ariko umugore n'uyu ubyara kuri iyi si ariko madakora hano ngorate wewe ryame ry'uburinganire wararyubahirije No. merezaho si ubundi reka nkubaze ngo ni hamwe reka tureke gutinda kumva tubwire nyine muri makeya nyine nanjye uri kureba ko akarere kanyohereje ngo tuze kureba ibyabaye kumva akarere ngo nyine ngo shaka tubwire kumva nyine dutangirire muri make utubwire urugendo rwawe rwo gutwita aho watangira kumva itangazo minisitiri akimara gusohora iteka tubwire urugendo rwawe rw'ubuzima uburyo watwise ubwo uyu nimba ari we mugabo naba ari we ubabwira none umugabo ndabona wabyaye umugabo ninde nyine niyigaragaza umugabo ni njyewe haguruka ubabwire urugendo rwawe rwo gutwita ukabyara ninde se wabyaye uramunyogoje ese urugo ni urwanyu urwo ni urw'umugabo none umugabo ni none mwandika ngavuga wakumva itangazo ririho ni ukuvuga ngo buri muntu wese agira ijambo ku giti cye ese uhawe ijambo ninde ufite ijambo muri we urakoze cyane ni kuba twakwitira ba mwana turamanza ngo tumenye ngo ninde ufite ijambo ry'ikintu kigiye kubera hano kwita umwana izina umwana se ni uwande mutamwise izina se ese umudugudu yaje guhemba nta kibazo ni umukuru w'umuryango reka niyitire oya mata itonde mugabo haguruka twumve nimba nzamutera ikoroshi nimba nzamutera urushinge nye byaranyobeye nzagutera ishoka akavuga uzaba wandanze se ukibitekereza uzajya kubona igihanga kiri kubitekereza ngo hanze wowe uri ngaho tubitege ndatubitege kano gasuzuguro niko bumeze mu rugo rwanyu mada kutubaho umugabo wawe mada nako mugabo ariko mada nawe ndiwongera nubwo nyine ibyo wakoze ari byo n'umugabo wawe akaba yarabikubahiye ndongera kumusuzugura imbere yanjye nicyoza oya buretse nkubwire nawe mada abagore warabyaye ni icyoza indakemwa intyabiro uno mugore wawe ni isasu ngo nshaka pome nshaka ronji nshaka umwembe nshaka umva buretse nkwereke byanguriye kuko biri kuntiga ndaronji buretse biri nawe kuntiga utonde wa mugabo ubu ngubu haravuga umuntu ufite ijambo kumva ibaze ko buretse madamu buretse ari mudugudu buretse nawe mugabo weho mugabo ikintu ndi kukubaza ibintu urambwira nanjye niko ndagenda mbivuge ku karere ukuntu ibintu bimeze kumva akoze cyane ugiye guhera ku munsi wa mbere igihe wumvishirije itangazo kugeza uyu munsi wabyaye n'agasha wabyaye hari igihe na perezida arabimenya ko ari umugabo wabyaye ige kuko nyine biragera no ku basenateri n'abadepite kandi abadepite uzi ko ari abavugizi b'abaturage kumva ariko igi ryavuyemo ikirema ndacyo twagiye ngo tangire hari ku tariki ya kangahe y'ukwezi kwa kangahe 2020 na kangahe ndabo ndi kugenda nari nicaye twinywera agacupa ng'umuntu uvuye ku kazi umugore ati ngitangazo riratanzwe nanjye mu gutega amatwi numva itangazo riratanzwe nawe umaze kuritanga ubu naraje uri kubyibuka ubwo twari nari ndi no kubyibuka nari ndi kukubura ngiye no kukumesa ndikwibuka mu base yawe harimo ajya babyita ibiki byawe ndabagore bambara mu gatuza cika batakumva igutiya byawe byikumesa uretse madamu kindege uzongera ubiterekemo aha ndo byatangiriye bwa mbere yawe nari ndi numvishe itangazo umugore ati yego ngo ngiye kwihimura bari utuntu tw'imbano ngiyimana yambaye gukora utuntu tw'abandi batakoze ngo nanjye ngiye kugira gutya mbe ndadukoze mba ndaje siko tugiye kuryama mu buriri wa mugabo we twize gutya paturanyogotanye nk'abandi bakuru murabona sibwo kugira gutya nangira kubyuka hashize ukwezi numvaga seseme ndagafite umugore niko ari kumburagura ngati ngombe ngite mana we ngombe ngo mese imyenda ze ngo n'amakariso yarabibonye nguyu arahibereye ndo yagiye kuryama mba ndakomeje ndaza numvaga seseme ngiye kubona munindira byinshi wa mugabo we rero ndaye byari dahati ngiye kubona mbona twadwinzemo Imana komeza amabere ndumugabo nzandirirwa icyambabaje nanyuraga ku bantu bose
ngo muze murebe nk'umugabo ngo utwite ngo muze murebe. ese uri kumva atari byo atari agashya kari kaje ku isi? Ni agashape ariko nagerageje kwiyahura. akoze urinda kemwa pe Nagerageje kwiyahura urinda kemwa kubera ko ndi kubyibuka aho nagerageje kwiyahurira ko twatetse umuceri n'agasafuriya k'umuceri nanga gupfa watinya urupfu rwagutinya. nanze kujya kwako hariho n'induza n'umuti w'imbeba ndangije ngushira mu muceri gwara ku ruhande bwo ndagumena ndangije nirira wago ndi muzima nanga kwiyahura. ukibaza nawe impamvu korona gibako ati gute ushaka kwiyahurira kuki kubiri biryo kutagiye basi ngukubita n'umutima kubuye. Nuko rero wa mugabo amezi 10 sigiye kubitsemo umuganga ni nguye abangeze muganga sukungeraho ngatereka ngupime abarambime afite ikiyiko akikoza ku kanyoni. ese cyo gihe wari ukigira akanyoni nuko musikagiye muganga ngatinda twite muganga subwa ndwite abarirukana madamu ngo nimutekere dore nibyo ndibirasha yabihaye bano bana ngo baceyeye nibo ngo bagomba kubijya ndatetse mu gasafuriya ko munani ka gasafuriya ko mu minsi mikuru ko dutekeraga minya bibona. nuko rero uyu mugore muganga barazanye ibikoresho arangije byakora aho nashimiye Imana aratangiye kumbanga numva ameze ngaho ari kungama ngo uri kuvuga se ndabyo mbona igirira toto rahira sibwo nabonye igisuku rifata mu ndoka abantu bose ati igi gute byayiga none ndakindi rero ng'abantu bagomba kumvasha mugomba kwita umwana izina umwana mukamwita izina nimba muri igikorwa cyo kujya ubunyano ndacyaba hano uko leta niyo irabimvasha ahubwo se mudugu tukira uyu mugore pe ibintu byose avuze byose wenda danibyo ariko basi ari ikintu kimwe yibagije ukuntu ko hanumye umurizo wa dragon ngo ni washaka kwihumuriza ngiruka nga ndamusozi ndagezemo umurizo ndawumuzana umurizo wa dragon nawe baza gufata dragon ngo yiciye umurizo ngo uzaniye umugore utwite urukumva igituma umurizo w'imbe ngewe kumva nyine numvaga ibintu byose mbishaka arige nabaga niciye gutya ngumva nshaka kujya amapine y'imodoka ya gitifu none ndi kwigendera ngumva gutya nabona umugabo yambariye congo ngumva nshaka kujya ibirenge biri mu izo congo ngumva ariko ngihangana ngorambwira madamu nshaka gahuduka madamu nshaka kiniki ese madamu wo murizo narawumuzaniye wa dragon ngo pe kubesha yaragize arakudwengesha azana n'umurizo wa dragon ndagasumbwa ni umuntu yisomaro agasuru yukipfunyikira kanzibara kwa marongo kwa byabishimba bimaze 3 mu ngo twagiye cyangwa si madamu ugenda umero yasafura twatetse mu bugari mu cyumweru cyashize abarayikonga ubundi ushaka itarakora icyakuzanye hano urakiza tutizize mu magambo rero nanuvuga ngo mwite umwana wanjye izina menye ngo ariho izina ryariswe n'abantu bose mu mudugudu kuko ni ikibazo gitangaje nanjye narumiwe narakubiswe n'inguba ngo bitahijya ndagubiteye ndatyamura ndagaruka ariko ndangije nubwo wayitwise nta nubwo wababaye kundusha ibi kubera ko ibintu wansabaga ibyo uri kuvuga byose kubera ko wabinyuzemo nanjye nabinyuzemo ndago wazi ukunda nawe ubundi akambabwira umwana mutuge gutangira kumwita amazina kano kanya tukamenya ngo amazina tugiye kumwita nagahe umwana bitewe n'ibintu turi kureba tukamenya ngo umwanya nagiye kwitwa ngo tumwite amazina turamenya ayo mazina gose iyo ndabona ngarishima ngumukururu nijyo ndita umwana wanjye uko ndarinda nari ngewe namwibyariye iyawe duhere kuri wewe sha ndamwita Samabwa uramwita nde Samabwa oya iyo ndajyanze wewe uramwita ngwiki ngewe umwana wayo abudugudu ndamwita mbyariye rubyogo najyo ndajyanze n'ubwo umudugudu nshaka ujye kundega mbyariye rubyogo sika nizina ariko byoga ujye nizina ryo wakita abantu zina nise umwana wawe uraryanze wowe ni uzamwita ngwiki kurikije ikintu namubonye ngiye nzamwita nyanzamureke Imana mumbere w'ifiriti Mariso tazamukunda zamusanga iwabo nuso wa mugabo mfite kibazo ibyo nizina cyangwa ni umuvugo Basi ni cyongere ndi kumva hagira ni umuvugo gw'amahomvu dani ariko yashari kuri repete ibyo ni izina riheraga ngaha rikagira mu gundi mudugudu riri kuvugwa kubyo warivuga uri kwirukanga ku muntu ukamufata unakiri kuri ibibazo byaje ngusije zina urishize mu ranga miberere bagendera ko batabari no sikuba ndivuze nganiye nawe ibyo ndagarize nganiye nawe madamu rero tagira ngo nuko nabyaye ngo wanasu mudugudu yabyibone ndaguza bazapfa kumbo uzamwitande ngero ngurikije kubera ko ibiyana n'ubundi yabyawe na se twamwita uwa Seda none
ku buryo bazajya abantu bose baramenya ko yabyawe cyane ku buryo se tutamukwegekaho ntabyo kunyegeka umwana wabyawe na se bamunyegekaho gute ngo ninjye wamubyaye nabyo ndajyanze sha nabyo ndajyanze amazina ganyu mwese kugeza kwaba bose ndaganze nk'umuzehe nk'umuntu ukuze niwe ugiye kutubwira izina rya nyuma na nyuma uko kuzigaye mwayivugiye njyewe nzamwise zamwitukuze nyanjyojo ngo zamwitukuze nyanjyojo ndakugira izina naryo ryemesha uretse muga nanjye rero ubundi reba twese twise uko turi hano twise umwana wawe amazina rwose ndaganze none se uwo mwana we ubundi ariye kugira tumwite amazina turi kumureba ingora none mushaka kwita umwana izina ari kwirebera nawe mumurebe mumenye izina iryo zina muri kurihereza abakurambere umwana wavutse mu gitondo avuga ati yavuga iki cyangwa muzane mumwitegereze muvuge izina rye yavuye mugi ihute nibihe mugira kanyiza nakubwira iyo ahantu bigeze kora niryo bakwe agira vuba za n'uwo bwato mwirukanze mutise umwana wanjye izina iyawe mama ndekure ngendekure mama ndekure mama ndekure Alaikum